niba utwaye imodoka zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Niba urimo kwigisha imodoka zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Niba urimo uragenda n'amaguru zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Rero iyo utangiye kugira indi myumvire itandukanye no kubaka, uba watangiye gusenyuka, kandi umuntu asenyuka buhoro buhoro. Uriya njyewe uwo muntu byagenze gutyo, namuvura namuteye n'ikinya, namupfuka namuteye ikinya kugira ngo yumve uburemere. Wamupfuka utamuteye ikinya, wamubaga? Njye namuvura nta kinya. Wamuvura nta kinya? Nta kinya, kugira ngo yumve yuko atagomba kongera gukinisha ibyo yakinishije. Urumva icyo gihe rero noneho kuvuga biriya muntu nko mu gihe nk'iki ngiki, igihugu n'ubuzima bwanjye nkibamo, bivuze ngo rero ntabwo n'ubundi ngiye kubijyamo, ahubwo mbibamo. N'ubuzima nagikuriyemo, nkivukiramo, nushakira muri icyo gihugu nakibyariyemo. Ubwo gusa urumva wambwira gute ko atari ubuzima? Igihugu ni ubuzima. Numbona ubone u Rwanda, kuko ngenda umunyarwanda. Ubundi ubaye ubyaye umwana akavuga ari mu rugo iwabo, aba afite imbaraga. Burya unanamushoboye atarakurusha imbaraga, uretse ko nta n'umwana ujya urusha imbaraga umubyeyi, wanamufata ukamukubita akanyafu kugira ngo akosore. Uwo nguwo uvuga akavugira hanze, namugira inama yo gusubira inyuma, kuko ari umwanditsi wanditse igitabo, abamwita Rick Warren. Yanditse igitabo, hari ingingo yanditsemo aravuga ngo umunsi umwe nari ndimo ndagenda ngeze mu rugendo, mpura n'umuntu ndamuyoboza. Muyoboje arambwira ati ahantu urimo urajya bitewe n'uburyo unyoboje ntabwo ariho, subira inyuma wongere utangire bushyashya, wongere ujye kureba ahantu wayobeye, nibwo uzabona inzira ugomba kunyuramo. Rero abo bantu bapfobye bakanahakana, nabagira inama yo kubanza bagasesengura ibyo barimo nimba ari bizima. Nkuriya wamusabira iki? Wamugiriye ihe nama? Ararwaye, akeneye muganga. Ararwaye, akeneye n'umusore. Nkubaza ikibazo nimba atarwaye, ubu wakama inka ikaguha amata ukayatokoza? Ntabwo bishoboka. Ubwo waba ufite amata, igikombe cyuzuye amata, aho kugira ngo uyanywe ugashyiramo umwanda, nabyo ntabwo bibaho. Nimba bitabaho rero uriya ararwaye. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu, bakunzi ba The Change Services TV, nimugubwe neza ahantu muri hose. Turabasuhuje rwose impande zose z'isi, impande z'iki gihugu, abari mu mirimo igiye itandukanye. Iyi ni channel yacu, channel y'abantu bafite aho bahurira n'umuhanda, bashobora kuba ari abashoferi cyangwa se ari abawuyobora, abawukoramo amasuku. Uyu munsi noneho mpereye iruhande, mwese turabasuhuje. Reka twakire n'umuvandimwe wacu mu metre, mukunze kuba muzi mu bintu bigiye bitandukanye hano kuri The Change, no muri ibyo ngibyo twavuze. Ni karibu muvandimwe. Murakoze. Yari metre Sise nyine n'ubundi ukomeje kubana namwe, kandi nizera neza nashidikanya yuko Imana ibarindiye mu buntu bwayo aho muherereye hirya no hino. Abantu benshi iyo babonye wicaye hano, hari byinshi baba bategereje kukumvaho. Bishobora kuba ari bishya cyangwa se bisanzwe, ariko ntekereza ko nta muntu ushobora kuba aba yibuka ibintu byose, harimo n'ababa bakwiye no kwibutswa. Ibyo umuntu aba atekereza ni byinshi, n'ibyo ateganya gukora biba ari byinshi. Biterwa n'uko umuntu abiteguye akabisohora, ko buri muntu wese aba afite imishinga yakabaye atekereza cyangwa se yakabaye ashyira mu bikorwa, ariko biterwa n'umwanya ndetse n'ubushobozi bwo kuba yayishyira mu bikorwa. Ariko ndahamanya neza n'umutima wanjye yuko uyu munsi turi buganire, kandi buri muntu wese araza kuvuga neza. Iyo twashyize intebe hano tukahashyira kamera tugafata mikoro nk'uku nguku,
hari byange bikunde ko tuba dufite ubutumwa dushaka gutanga cyangwa se message cyangwa se kwibutsa abantu ku byo twagiye tubigisha cyangwa se kubigisha. Ntekereza ko umwarimu arinda asaza yigisha cyane. Nibyo koko, nk'urubyiruko mu gihe turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31 1994 ubwo jenoside yabaga ikorewe abatutsi. Turimo turayibuka rero, twatangiye ku itariki 7 na n'ubu ngubu turacyakomeje kwibuka kugeza iminsi 100 ishize, ariko nubwo iminsi 100 yashira tuzagumya twibuka kugira ngo amateka yacu, igihugu cyacu adasibangana, kandi tuzagumya no kuyibutsa abana tuzabyara bazadukomokaho kugeza ku vivure, kugira ngo amateka yacu y'igihugu atazasibangana. Ni muri urwo rwego rero twihanganishije ababuze ababo mwaka wa 1994 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi abwira urubyiruko rwose rukiriho ko tugomba kwibuka twiyubaka kugira ngo twubake igihugu cyacu cyatubyaye. Iyi niyo gakondo. Niyo gakondo tugomba guharanira yuko itera imbere. Tugomba guharanira ko itera imbere, tugashyigikira ubuyobozi bwacu bwiza Imana yaduhaye. Yambwira abantu yuko iyo udafite igihugu ntugire umuryango nta kintu uba uri cyo, kuko iyi ni gakondo. Buri muntu wese rero, urubyiruko rwose ruba rugomba gushyigikirana kugira ngo tubashe kubaka gakondo yacu kugira ngo itere imbere. Iyo ufite gakondo burya wabyumva neza. Iyo utayifite nibwo ubimenya neza yuko gakondo wakabaye urimo ibifite umumaro. Haranira rero yuko igumya iteye imbere. Abantu benshi bamenyereye ko twigisha ibijyanye no gutwara imodoka cyangwa se kumenya amategeko y'umuhanda, bireba buri wese, ariko burya aho dukorera, aho tugenda, abo twigisha ni Abanyarwanda. Niyo mpamvu twashatse natwe tugendane n'igihe aho kigeze. Dutangira kuri topic ivuga ngo twibuke twiyubaka. Birakwiye ko umuntu adakwiye guheranwa n'amateka y'ibyabaye cyane. Ariyo mpamvu natwe tuba dufashe iya mbere kugira ngo ijwi ryacu rizamuke, ribwire abagenerwabikorwa byacu, ariko n'Abanyarwanda muri rusange cyane. Ubundi iyo urimo wiyubaka, kwiyubaka ni process, ni gahoro gahoro ugenda wiyubaka. Ushobora kwiyubaka mu bitekerezo, ukiyubaka mu myumvire, ukiyubaka mu mikorere, ukiyubaka mu mitekerereze, kugira ngo ubashe kuzuza imbaraga z'ubwenge ndetse n'izindi mbaraga zigiye zitandukanye. Rero no mu kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no kwiga imodoka ni kimwe mu bintu bigize iterambere ryacu nk'urubyiruko, kuko iyo wize ikinyabiziga neza ukabona perime, ubasha kujya mu kazi kagiye gatandukanye. Ushobora ugatwara abantu, cyangwa se ugakora taxi voiture. Ushobora no kujya mu makampani atandukanye yo kuzajya utwara ibintu ndetse n'abantu. Rero kubera yuko dufite igihugu cyiza kitwemerera gukora, kikatwemerera gushakisha, kikatwemerera kwiga, kikatwemerera kuba watekereza, ibyo ngibyo ni iby'agaciro. Rero njyewe uri kubivuga nuko mbibona. Dufite igihugu gikeye. Wowe unkurikiye uri hanze ushobora kuvuga yuko kidakeye kubera ko utakirimo, ariko njyewe ukirimo nzi neza umumaro wacyo. Iyo uri mu bintu nibwo umenya agaciro kabyo. Kuvuga ngo njyewe birimo nzi neza umumaro wabyo. Hari aho navuye, ntabwo mbonye ngana gutya, natangiye ndi mutoya. Iyo ntaza kugira igihugu ngo kindere, ubundi igihugu ni umubyeyi. Nkamba ari umubyeyi, hari icyo bita uburere mboneragihugu.
none ubwo burere mboneragihugu wabubona gute utari mu gihugu? bishoboka. Rero buriya iyo warezwe neza ugomba no kuba uharanira ko umubyeyi wawe aharanira umuhesha ishema. Iyo rero utamuhesha ishema uba uri umwana w'ikigwari, umwana mubi. Imvugo nziza, uba uri umwana mubi, uba uhombeye umuryango, uba uhombeye igihugu, uba uhombeye ababyeyi. Ni byiza rero ko utekereza ko wabyawe kandi icyakubyaye cyangwa se igihugu cyakubyaye cyakwibarutse, ababyeyi bakubyaye, ugomba guharanira ko nabo ubateza imbere kuko uba uri umwana, uba warashibutse. Ndashima Imana rero ko twashibutse, ubu turi amashami. Amashami kandi agomba kwera imbuto nziza, akagira n'ibibabi by'ibitontomwe, ibibabi byiza umuntu wese ageramo akumva aguwe neza. Niyo mpamvu uzagende mu mujyi uzabona ama etaje. Ese mu myaka ya mbere tutaravuka izo etaje zari zihari? Izo etaje zari zihari. Hari imihanda, imihanda nayo yari ihari, hari umujyi ukeye. Benshi baravuga batuye hanze, aho hanze ntabwo ari iwabo, ni hanze. Rega iyo uvuze hanze uba uvuze hanze. Hanze ni hanze nyine, ntabwo ari mu mbere. Twe turi imbere rero. Rero wowe uvugira hanze, wowe uzaze ahubwo dufatikanye kubaka igihugu cyacu. Nimba rero udakeneye kuza ngo twubake igihugu cyacu, ihangane uceceke. Bisubiremo babyumve. Iyo udakeneye gukora uraceceka, kuko iyo uvuga udakora nta kintu biba bimaze. Kandi iyo uvuze ukavuga nabi bigaragaza ibyo utekereza. Rero nk'urubyiruko tugomba kwibuka, nta n'uwabidukuramo, ni isezerano dufite. Isezerano tugomba kwibuka, ni isezerano, nta nubwo tubisaba, tugomba kwibuka. Buriya utibutse, baca umugani mu Kinyarwanda avuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Iyo turimo twibuka rero turaganira, tukaganira ku mateka, tukaganira ku byaranze igihugu, kugira ngo ibyabaye bibi bitazongera kuba, kugira ngo imbaraga dufite tukiri bato natwe tuzirindishe igihugu cyacu. Hari uri buze kumva ikiganiro akavuga ati se barabana uko bigisha amategeko y'umuhanda, bagiye mu byo muri biriya gute? Ariko ubundi uwavuga ngo kuki bagiye muri biriya, n'ubundi yaba ari ikigarashi. Ntabwo tubigiyemo, ahubwo ni ubuzima bwacu. Yego, tubibamo. None se nigisha imodoka nyigishirize he? Mu kihe gihugu? Mu kirere. Uyigishe bande? Ese imodoka nyigishirize he? Nyigishirize i Bugande. Iyo modoka ngiye kwigisha nyigishirize he? Nyigishirize muri Amerika. Iyo modoka ngiye kwigisha ndayigishiriza he? Aho nyigishiriza n'ubundi ni ubuzima bwanjye, igihugu ni ubuzima bwanjye nkibamo. Bivuze ngo rero ntabwo n'ubundi ngiye kubijyamo, ahubwo mbibamo. N'ubuzima nagikuriyemo, nkivukiramo, nushakira muri icyo gihugu nakibyariyemo. Ubwo gusa urumva wambwira gute ko atari ubuzima? Igihugu ni ubuzima. Numbona ubone u Rwanda, kuko ngenda umunyarwanda. None ntakivuze navuga iki? Maître Cisse, ibisubizo urimo kunsubiza 100% nibyo nifuza, ahubwo urimo uranarenzaho. Uragira uti njyewe ndi umunyarwanda cyane, nta n'uwabinkuramo, ni amaraso yanjye. Nigisha abanyarwanda n'abandi bakunda u Rwanda. Njyewe ndi umwarimu, kandi nzi neza ko mfite impano yo kwigisha, kandi nkigisha imodoka. Rero nigisha abanyarwanda n'abandi bakunda u Rwanda. Rero mvuze yuko ntavuga ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, nubwo ntayazi yose, ariko hari ayo mbona, hari ayo numva, hari ayo numvise, hari nayo nabonye, hari nayo nigishwa n'abambanjirije. Niyo mpamvu habaho inteko tugaterana, abasaza bakatubwira ngo bana bacu byagenze gutya na gutya na gutya, muramenye, tukigishwa indangagaciro na kirazira, kugira ngo ejo abasaza nibamara gutaha, twebwe twumvise ibyagezweho tubisigasire. Rero njyewe ndi umwarimu wigisha imodoka, kandi ndi umunyamwuga buriya.
yego ndi umunyamwuga cyane ndi umunyamwuga yego ntabwo ari 100%, kuko nta muntu ukundwa na bose, ariko njyewe ndi umunyamwuga nzi neza ko akazi kanjye nkakunda, ahubwo bose ababikeneye baze twigishe. Ni ukuvuga ngo dufite ubushobozi bwo kuba twakwigisha umuntu kuba nawe yavamo umwarimu. Wowe ukeneye kuza ukiga uburyo ushobora kwigisha, ngwino twigishe. Hanyuma dufite indi serivisi yo kuba twakwigisha uburyo wavamo umushoferi wabigize umwuga. Wowe rero ukeneye umushoferi, ukaba ukeneye umuntu wagutwara, ukaba ukeneye umuntu wagutwarira umuryango, ukaba ukeneye umuntu wagufasha gutwara ibintu, gana muri The Change Services TV tuguhereze abashoferi babigize umwuga. Ako kazi nako turagakora, wari nako tugakora. yego Kuvuga ngo ukeneye umushoferi uvuga icyongereza turamufite, ukeneye umushoferi uvuga igiswahili turamufite, ukeneye umushoferi uvuga ikinyarwanda n'igifaransa uwo nguwo turamufite. Ni ukuvuga ngo urumva ko muri The Change Services TV, kubera ko tugomba twiyubaka, dufite ibikorwa byinshi tuba tugomba gukora kugira ngo tudaheranwa n'agahinda, tukubaka igihugu cyacu. Ikindi, umuntu ukeneye kwiga neza uwo nawe turamwigisha. Urumva ntavuze rero igihugu cyanjye, navuga kiko cyaduhaye uburenganzira bwo gukora. Maître Cissé, wabwira iki ku mbuga nkoranyambaga, kuko urabona natwe nizo dukoresha? Muri make ikibuga dukoreramo ni ikibuga kiba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo n'abanyarwanda, harimo n'abagize ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Kandi ntekereza ko iyo ngaruka ntabwo yagize ingaruka kuri bamwe, yagize ingaruka kuri benshi, ku buryo n'ubu tugenda tubona ababa baragiye basigara bafite ubumuga, baba baragiye bafite ibyo ni ibimenyetso ndimo ndavuga ko itagize ingaruka kuri bamwe, wenda ku bagiye gusa, harimo n'abasigaye nk'abagiye bakomereka, ukabona nk'umuntu wenda bagiye bamutema umusaya, ugasanga uriho ibibazo tujya tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'umunyamakuru bita Marcel wigeze yerekana umugongo uburyo bawukase, nzinzi niba ako kantu warakabonye. Ni iki kintu wabwira abantu bapfobya jenoside mu buryo bugiye butandukanye? Ubundi ubaye ubyaye umwana akavuga ari mu rugo iwabo, aba afite imbaraga, burya unanamushoboye atarakurusha imbaraga, uretse ko nta n'umwana ujya urusha imbaraga umubyeyi, wanamufata ukamukubita akanyafu kugira ngo akosore. Ariko nava iwawe akajya mu baturanyi, akajya avugira iyo, utekereza igihe abo baturanyi bamwirukanye? Ahubwo se buriya n'igihe ari abaturanyi baba bamushutse, nibyo mba nibaza. Nyine nawe utekereza igihe abaturanyi bazamuhaga bakamubwira ati genda ujye iwanyu, noneho akazi iwabo yaravuze nabi ababyeyi, yarabatutse, kandi ari kuri gakondo ye. Buriya kirazira guhungabanya gakondo yawe. Niba mu gakondo ni gakondo, waba ushobora kuza uri muzima cyangwa ukaza warapfuye, kandi ukaza muri gakondo. Ese ntabuze batega indege bazanye imirambo kugira ngo bashyingure muri gakondo? Yego. Rero kirazira kikaziririzwa gutuka ikintu utazi. Sinzi mubyumvise? Ndi kubyumva. Kirazira kikaziririza ikintu utazi kugituka. Ikintu utashobora gukora kirazira no kukivuga, buri uraceceka. Aho kugira ngo uvuge ikintu utazi cyangwa utuke ikintu utazi, ceceka. Ceceka utuzi. Ariko nubuze ikintu waba ufite n'imbaraga zo kugikora. Rero uwo nguwo uvuga akavugira hanze, namugira inama yo gusubira inyuma, kuko ari umwanditsi wanditse igitabo abamwita Rick Warren. Yanditse igitabo, hari ingingo yanditsemo aravuga ngo umunsi umwe nari ndimo ndagenda ngeze mu rugendo,
mpura n'umuntu ndamuyoboza, muyoboje arambwira ati ahantu urimo urajya bitewe n'uburyo unyoboje ntabwo ariho, subira inyuma wongere utangire wongere ujye kureba ahantu wayobeye nibwo uzabona inzira ugomba kunyuramo. Rero abo bantu bapfobye bakanahakana, nabagira inama yo kubanza bagasesengura ibyo barimo, nimba ari bizima bakagaruka. buriya se urugero reba Moses uwo bita ngo ni motion, niba wararebye ku mbuga nkoranyambaga yagiye akora udutendo tugiye dutandukanye, ariko ntabwo ari ibintu byo gushyira muri sosiyete. Noneho ejo bundi yaratandukiriye, nkuriya wamusabira iki, wamugiriye ihe nama? Yararwaye, akeneye muganga, ararwaye, akeneye n'umusore nkubaza ikibazo niba atarwaye. Ubu wakama inka ikaguha amata ukayatokoza? ntabwo bishoboka. Ubwo waba ufite amata, igikombe cyuzuye amata, aho kugira ngo uyanywe ugashyiramo umwanda, nabyo ntabwo bibaho. nimba bitabaho rero buriya ararwaye, akeneye kuvurwa. Ahubwo abaganga bamube hafi. Ariko se ni ukuvurwa cyangwa akeneye akanyafu? None se ibinini ni byinshi, mu ijambo rimwe akeneye kuvurwa. Ahubwo abaganga bavura indwara zigiye zitandukanye, hari indwara z'imitekerereze, indwara z'imyumvire, urumva. Ariko ngewe ndumva urimo urabyoroshya. Nari kwishima uvuze uti Moses akwiriye ikinyafu. Bamuvure. Hari umuti uvura amagufa, hari umuti uvura imitekerereze, sibyo? Hari umuti uvura imyumvire. Akeneye kuvurwa mu mpande zose, ahubwo bamube hafi. Niba uri kwiga amategeko y'umuhanda, zirikana ko aho uri kwigira ari mu gihugu cy'u Rwanda kandi tugomba kugisigasira. Niba utwaye imodoka, zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Niba urimo kwigisha imodoka, zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Niba urimo uragenda n'amaguru, zirikana ko igihugu cyacu tugomba kucyubaka. Rero iyo utangiye kugira indi myumvire itandukanye no kubaka, uba watangiye gusenyuka, kandi umuntu asenyuka buhoro buhoro. Wari ubizi nako? Hari uburyo ubivuze numva biraryoshye. Uti niba uri kwiga imodoka, bikoreshe utekereza ko ugiye kubaka igihugu. Muri iyo sansi icyo uri buvuge cyose kugira ngo bibumbishe neza cyane. Nimba uri kwigisha imodoka, igisha uri mu murongo wo kubaka igihugu. Niba uri kwiga imodoka, iga imodoka uri mu murongo wo kubaka igihugu. Niba uri kwiga amategeko y'umuhanda, yige uzirikana ko uri mu murongo wo kubaka igihugu. Niba uri kugenda n'amaguru mu muhanda, zirikana ko urimo uragenda n'amaguru, ariko ugomba no kujyana mu murongo wo kubaka igihugu. Igihugu nta wundi uzacyubaka, ni wowe, ni njyewe. Dufatanyije igihugu cyacu twakigeza ahantu twatekereza hose yuko twakigeze. Urumva rero ko umusanzu wawe urakenewe, uwanjye urakenewe, kugira ngo tubashe kubaka igihugu. Ntabwo ari ukwiga imodoka gusa ngo ngomba kwiga, ubona perime gusa. Ujya iyo perime uzabona imodoka utware, kandi uyitware mu gihugu, kuri gakondo, witware muri gakondo. Iyi ni gakondo, iyi ni gakondo. Gakondo rero yizirikane. Ariko uza ahantu wicara, uza ahantu wicara, wamara kuwicara ukaryama muri ha hantu, bugacya yewe wanibagiwe no gusenga. Aho hantu uri kuhumva. Uri kubona kano gasura mfite? Agasura uri kubona? Ejo hashize ntabwo nasaga gutya. Rero hari n'ibyiringiro by'uko ejo, bitewe n'igihugu cyiza, hari ukundi izaba ameze. Wari ubizi nabyo? None se waba udafite amahoro ugasa gutya? Ntabwo byashoboka. Ese waba udafite umudendezo ugasa gutya? Ntabwo byashoboka. Ubwo ngubwo gute umbwira ngo ntabwo ndi mu nzira nziza? Ndi mu nzira nziza kubera ko hari abayiharuye. Yewe. Buriya waba uvuye kuryanya ugiye kwa Rubangura,
ukaba urimo uragenda mu muhanda, uzi imbaraga ziba zarakozwe kugira ngo umuhanda ugerweho. birakomeye. Rero udaha agaciro imbaraga zatumye icyo kintu kibaho, waba ufite ikibazo gikomeye. Yego. Reka dushimire mwebwe mwese mudukurikira, reka dushimire abayobozi bacu b'igihugu, reka dushimire abashinzwe umutekano, inzego zigiye zitandukanye zituma umuntu aza akiyicarira hano iruhande rwa kaburimbo, ntihagire umuntu udutera ibuye, ntihagire umuntu uduhohotera. Reka dushimire abo bantu. Turashimira buri muntu wese udukurikira umunsi ku munsi, turashimira namwe mudukurikiye aya masaha murimo kumva kino kiganiro. Ntugende rero utumvisemo message iyo ari yo yose wabasha gukuramo, kuko ni ingenzi, kuko twigira ku birenge by'abatubanjirije. Ikindi mu byo twumva n'ibyo tureba tugenda dukuramo amasomo. Niyo mpamvu rero nshimira inzego za polisi zitwemerera kuba twakwigisha n'amategeko y'umuhanda, kuko iyo turimo dufatanya mu buryo bwo kwigisha ibinyabiziga tuba turabafatanyabikorwa na polisi. Wari ubizi nabyo? Turabafatanyabikorwa kuko twe turigisha, tukigisha abantu bazajya gutwara ibinyabiziga mu mihanda. Ega ni kwa kubaka nyine wavuga. Turafatanya mu kubaka igihugu. Hanyuma niyo turimo twigisha, mbwire n'abarimu bamwe na bamwe bagomba no kwigisha bazirikana ko ubwo bumenyi batanga babuhereza Abanyarwanda. Babuhereza Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda nibo banyagihugu, kandi ubwo bumenyi bazabukoresha hehe? Mu gihugu. Wowe rero uri kwigisha unkurikiye, igisha kandi uzirikana neza yuko ubumenyi utanga ubutangana ikinyabupfura, ubutangana ubwenge, ubutangana kubaka. Ibyo ngibyo nitubikorana twese, Imana izaduhereza umugisha, kandi tugere ku gihugu twifuza, tugere ku iterambere twifuza, tugere kuri byinshi kubera ko twashyize hamwe. Murakoze cyane rero abadukurikiye. Icya mbere ni urukundo, disipurine no kumenya kuganira n'abantu bagiye batandukanye. Muri kino gihe turi kwibuka abacu bazize jenoside, kandi nawe ufite ingengabitekerezo, ibyo byawe byigumanire, bijugunye cyangwa bigumane mu mutima. We kuza gusenya abantu, icyo gihe twebwe ntabwo kiturimo, icyo gihe twe ntitukirimo, ntabwo bitureba ibyo ngibyo. Twebwe dushaka kwiyubaka, dushaka ko amaraso yacu cyangwa se imibiri yacu ikorera igihugu, twe kubera igihugu umuzigo, ahubwo tubere igisubizo. Cyane cyane urubyiruko, nkatwe urubyiruko ari abakiri batoya, kuri twebwe mwese twabashishikariza ko mwaza tugafatanya tukubaka igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Reka Maître Cissé aduhe message ya nyuma anadusoreza. Murakoze cyane. Murakoze. Sinasoza ntabwiye abantu ko bagomba kutugana, ugakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, cyangwa se ugahamagara inimero uri kubona aho ngaho: 07 866 739 76. Ndasubiramo: 07 866 739 76. Iyo nimero ni yanjye, Maître Cissé. Ukeneye ubusobanuro, inama, ibyo wifuza kugira ngo umenye byimbitse ibijyanye no kwigisha ibinyabiziga, waduhamagara. Ikindi, ukeneye kwiga online amategeko y'umuhanda, wajya ku rubuga rwacu thechangeservices.com, ukabasha kwiga amategeko y'umuhanda, ugakora ikizami wimenyereza, ku buryo nujya mu kizami cya polisi uzabikora neza. Wasura urwo rubuga. Ukeneye ko wakwiga amategeko y'umuhanda mu mashusho, ubireba nabyo biriho. Ukeneye ubundi busobanuro bwimbitse naho biriho. Wasura urwo rubuga thechangeservices.com kugira ngo ubashe kumenya amategeko y'umuhanda. Ikindi kandi, ukeneye umushoferi waba
uri burasirazuba, mu mpande zose z'igihugu ndetse no hanze, uri buze kuza mu Rwanda, twagufasha tukamukugezaho umushoferi kugira ngo mukorane. Ubaye kandi ukeneye kumenyerezwa imihanda yo mu mujyi, imihanda yo mu cyaro, kugira ngo umenye byimbitse imodoka, waduhamagara kugira ngo dufatikanye kubaka igihugu cyacu. Murakoze.